wacu amahoro y'Imana kuri mwese n'igihugu cyacu cy'amahoro. Bahita muzehe mwiza kera bahita umusore mwiza umutoto wawe kuba no kubana gutabarabira mwezi mbwewe narababwiye ngo tuzagafata kubera Paul Kagame excellence ana amahoro dufite iminara dufite umutekano dufite abayobozi beza ariko siseme ni yindi ari urugo bukorakoro bubuza bukorakora nukuvuna amaboko umuntu ushaka kurya ibintu bitakoreye ushaka kuri iby'ubuntu nakuvuna amaboko ugakora urafite imbaraga tumeze neza ngubu ari umuntu atumye abayede 20 b'abahungu n'abayede 30 b'abakobwa. Umuntu namwe ngo nagushaka guhagura akazi ni company yanjye ifite ushaka guhagura akazi kandi icyambere ni uburinganire amafaranga nanjye kumuha vase sanga nawe bikunda ahubwo ari umujama nahamagaye wanije telefone sha we niza telefone ma telefone mamagare no ma telefone ya ayo mamagare no iramaze ufite iki ufite iki amurakoze wangu ukora akazi neza kawe ushinzwe wi ari wambuze nose chantier yanjye imeze gute Isimirari imodoka yahageze irako kasi kanubise bamendara reka yakorezo yigure nubise bamenda cya yiciro wambwiraga numviza ari sawa reka zendebe neza kandebe neza ko narifite tablet hano kandebe neza yo ni plan imeze neza uri murambona ndibona kureba wowe je ndakore uraseka cyane shaka dogo oya wembeshya cyane byiza cyane kabisa urabona amazima yageze imodoka mu byaba byakunze ariko n'umutekano w'u Rwanda excellent mu gihe tugiye twimushimira turenze we ni metri wacu umwe muri Amerika bamwe umwe muri Amerika excellent umwe muri Amerika kabisa we beti shaburi ku mazi karibi Tanganyika ye shamana uzangishije umwana wanjye yewe we ndabona cyane kabisa uri murambona ndakubona ngewe maze nakasipiza numbonana ndi live mwana okay noneho uzaza ryari nzakubara nkubonye kuko aho hantu uri mu mata n'uhuke ndagasa natwe tumeze neza Rwanda ni amahoro ariko umutekano wo turi kubwira abagore umutekano mwiza kuko hari abantu bahohoterwa bari guhohoterwa abantu bose bigize abagome sharasa neza kabisa asante sana man no ureba muntu w'umucanga oyawohereje ubwo uramwishyura 0000000 05 sawa murakoze akazi keza okay man lego na metre urakoze cyane murakoze rwose murasa neza hano ayo mazi nzayageraho gute mwakagira umwana
ateye ibitwenge n'ubwuzu. Sawa murakoze. Ariko musore mwiza. Karame? Izina musore mwiza niryo zina wiswe n'ababyeyi. Oya. Amazina yawe ni ayahe? Njye mfite amazina ane. Bayita Ndagijimana Jean. Ndagijimana Jean. Ni Yohani. Noneho mfite irindi bayita Izabaye Irene. Noneho mfite n'irindi bayita umwana w'igihugu. Umwana w'umusirikare. Yedi Inkotanyi. Ababyeyi byo bakwise ni irihe muri ayo? Ndagijimana. Jean. Ndagijimana gusa byonyine. Ndagijimana. Byonyine. Umugore afite abana bimeze bite? Abana barahari. Hano barameze neza ahubwo nk'uyu mugabo ubwo hari imodoka rero kuba ngampa kandi abana mituweli zaruriye. Siko mituweli zuri. Umugore n'abana batuye I Nyanza mu Rukaje. Ngomba kwitaba njyewe. Ngomba kwitaba ko ushaka ngisave ariko ngomba kwitaba. Nzanye kwitaba. Isave no gukineko. Isave uhafite izo no? Yanjye. Ndayifite yanjye. Yanjye bwite. Ubona se umara n'igihe kinini utari kumwe n'abana nta kibazo byabateza kuba umuhehise w'abana batari kumwe? Ntabwo byabura kubera mama wiwe abajya mu bantu benshi. Urumva wowe kocha mama wiwe abajya mu bantu benshi yararyohewe nyine yabaye nyiraburyohe. Yararyohewe yumvise ibiryoshye wangu. Nuko bimeze ahubwo gahita y'umuntu. Halo oui amafaranga yawereje mukora akazi ahubwo biriya bintu by'ibyo biriya bintu kwifungisha. Sawa nta kibazo byarangiye ahubwo bari abazamu bane n'imbabura kandi niwo wa mbere ushinzwe abazamu. Karame bavuga ko Ndagije ari we muntu uri tutarafu mu mujyi wa Huye. Nibyo nta kazi ntabwo atazi. Njye nigiye kapara mwana. Njye musaye nyambaye iki? Urakora amazi ngurakora gusiga amarangi gukora amapasi gutera ibyapa nguru umwartiste ibyo bintu byose. Ndi n'umusirikare. Uri mashini? Ndi n'umusirikare. Ubusobanuro twebwe kugira ngo tubone iki gihugu cyacu ubona mwicayemo habaye imbaraga nyinshi. Nizi ibintu byinshi cyane bitewe na presidence muze Paul Kagame ni kugifuza. Njyewe ndi umutekinisiye w'umutete. Ndi umutete. Umva nkora imirimo njyewe ubwa mbere dire yanjye ya mbere njye ngura imodokari pesage dire narenze nkura amashanyarazi nkakora amazi nkandika ibyapa nkakora amakashe nkakora isima nkubaka urukuta mere dire nkafata ikaro nkashyiraho ikaro nkarifunga. Nta muturage wahohotera undi mibona itamukiza. Ibyo ni byo ndi kwibuka akanya. Hari ibindi biri inyuma y'ibyo ngibyo. Kubera iki? Perezida wa Repubulika Paul Kagame niwe yabikoze nta wundi. Niwe udasumbwa Muzee Paul Kagame Paul tuzamuyotorotoye tumutore ku isi yose. Ubise coach bimeze rero ariko ibutarara akazi ariko hari umutekano mukeya hari abantu bahotera abandi ariko akazi karahari ariko banze gukora abantu banze gukora bakubitwa kubera ubuginga bwabo bashaka ibintu batakoreye bagomba gukubitwa n'ubundi bajya bana bafu none bashaka ibintu wowe wari uvunika uraje aza kwamura telefone kawe uraje baza kwamura mu mufuka. Ibyo bintu rwose muze turi mu majyepfo hanze y'iste butege ameze neza arabikora pe adufashe abantu babe benshi cyane
hano hafi mu mujyi niho haba ibyo bibazo byinshi. Uriya muntu wanjye ari muri Amerika rero ndabona WhatsApp idakunda, reka ndebe ko connection yakunze.